byumvikanye yuko Isaac ya mbere ko Isaac avuga tunasuhuza na former president wa GRSF Gatumba Foundation. Tugiye kumara tumaze imyaka 21 leta y'u Burundi yaratwimiye justice, abadukoreye justice ubu nyine bakiriko biyamamaza ku president. Murakoze. Ninjye ugezweho. yego ni wowe Isaac. Njye mfite ikibazo kimwe gusa nashaka kibaza President w'amahoro. Njye nshaka kumenya ni iki mahoro mbese ikora kugira ngo igeze ku baturage bayo amakuru, kubera ko sinzi njye nk'ahantu ntuye mva muri Amerika, ariko duheruka dutanga umusanzu mbese wo gutabara ruguru, ariko mu by'ukuri nta n'umunsi n'umwe dukorera amanama gusa ngo batubwire amakuru y'ibiri kubera iri iwacu. Yego wenda hanje ndi mukuru mba ntegera amakuru hankura amakuru cyane, kubera ko YouTube ubu ngubu amunyakagarara uploadinga n'undi nawe akauploadinga, ugasanga wenda n'abantu tuvuye nk'abantu bakuru nk'abavyeyi nka papa cyangwa mama ashobora no kugwa no ku makuru y'abanyakagara akumva nyine ayaguyeho akabari wenda yafata. Ariko se mukora iki mwebwe kugira ngo mugende mugiheza update y'abantu batuye hano muri Amerika, kubera ko niba mutubwira ngo tuje kwamagana abarundi ariko mutaraje ngo mudukoreshe n'inama mutubwire ngo abarundi bari mu minembwe bari kwica abantu, nje mba mbona hari ukuntu mubishiramo intege nkeya. Yego tugomba kugenda tukaja kwamagana, ariko nanone muza mufata umwanya mugende musobanurira abantu ibintu biri kuba ruguru, kubera ko hari abantu bataba kuri space, hari abantu batanakoresha batanabona n'umwanya wa YouTube, batanabona n'umwanya wenda wo kino kiganiro ubazi kugitegera neza kandi aricyo kirimo kuri kose abantu bagakwiye kumva, ariko mugashaka nyine mbese tugatanga imisanzu tugakora ibindi bintu byose byakagomba gukora, ariko nanone bijanye n'amakuru dusa ntaho turi inyuma. Rero icyo kintu nicyo nashaka ngiye kumubaza. Ikindi ndashaka gusubiza Muniga Ntama, hari akantu ejo bundi yavuze ngo umuntu ngo niba bari kumurasa ngo taza tora mucyo bamurasisha, bari kuvuga kubera ko twamagana ibintu bijanye n'amadrone. Ntabwo AFC cyangwa M23 natwirwaneho, ntabwo bananiwe kurwana, nta nubwo bananiwe no kurasana na bari abarundi cyangwa na za mayimayi. Icyo twamagana nuko bagenda bakaja kurasa mu baturage, bareke kurasa mu baturage bagende kuri front line bane barangiza barwane. Icyo ngicyo rero nimuzamwumva abantu bari kuvuga ngo barashe drone, barashe abaturage, basenya amazu, barashe ku mashuri, muza mumenya ko ivyo ngivyo nivyo turi kwamagana. Ako ntabwo turi kwamagana tuvuga ngo umureke kuturasisha drone cyangwa umureke kuturasisha indege cyangwa ngo umureke kuturasisha amabomba. Oya, turiteguye kandi turabarwanya twivuye inyuma, ariko icyo twamaganye nuko muza muramba bari haru, icyo twamaganye nuko muza kurasa mukaza kurasa abana batari kubarwanya abavyeyi. Rero nari mvuze ngo niba ahantu hose AFC yafashe M23 ntagiye bigeze bafata ngo barase mu bantu, barashe barasana n'abasirikare bari kuri frontline. Rero ibyo ngibyo natwe nibyo turi gusaba, nta kintu bari abavyeyi, nta kintu bari abakecuru babatwaye, ariko bihangane baza barasana n'abasirikare bari kurasana nabo n'abaturage bo inzira karengane, kandi abo ngabo nibo baje kurengera. Murakoze. Urakoze Isaac. Ndabona bakiri hano Douglas n'umugoro ari hasi baza gusubiza ko hagati aho waravuze uti duheruka datanga imisanzu ariko nta makuru batubwira. Icyo wenda ndumva zaza kuba intege nke wenda zaho tuye, reka mbivuge gutyo, ariko bitewe n'icyo naho ntuye. Mbere tubanze twumve isi dutuyemo ya none. Ndatekereza ko abayobozi batwapudetinga every single day bitewe na situation ziri iwacu ku mbuga niduhuriraho. Wenda ndumva zaba imbaraga z'umuhana runaka ariko bitari executive, ariko reka tuze guhereza abayobozi umwanya baza gusubiza ibibazo byabo. Dr. sinzi nimba twumva, baye utatwumva, ndabona Perezida Douglas nawe akiri hano, baza kutufasha bagasubiza icyo kibazo. Koze cyane. Ndabumva cyane, nabonye Perezida ashobora kuba yamanutse, ariko ngira ngo wari umusubije. Iki gihugu murabizi ko gitandukanye wenda naho twari dutuye iwacu, abantu bari mu mihanda begeranye, naho abantu bahura amanywa n'ijoro.
iki gihugu rero kiratandukanye, sinzi aho mwene data uvuze aho atuye, nk'ubu ngiye uvuga ndi muri Midwest, ugasanga mugenzi wanjye ari muri West, undi ari muri East, mu buryo butandukanye, ariko kandi umuryango ufite structure ukoreramo, numva ko wakeneye amakuru rwose udashobora kuyabura. Aho utuye mufite ubuyobozi ushobora gukuraho amakuru rwose byihuse. Haramutse hari uburyo runaka umuryango wifuza kumanuka ku mpamvu zitandukanye, nabyo turabikora, ico naco rwose twagikora, ariko usibye ko dusanga tunabikora biri muri gahunda z'umwaka. Ariko kandi mwumve imiterere y'igihugu turimo, ni ukujana n'ibihe turimo. Nibaza ko ukeneye amakuru bareba umuhano utuyemo, amakuru yose wayahakura. Iyo utanyuzwe nayo, nanone amanimero yacu arahari, uhagerageza. Hari ikintu ukeneye kumenya ugahamagara nimero ya MP, hari abantu benshi barayizi, bihari zenguruka rwose. Hari ikintu ukeneye kumenya cyangwa se gusobanuza ugasobanuza. Niyo si turimo kubona nabyo ntibyoroshe kubera imiterere y'igihugu ko ari kinini. Ndumva ariko nagusubiza, ariko kandi hari n'andi ukeneye kumenya, nakongera kubwira ko nimero y'amahoro irahari, irafunguye, uzayihamagara rwose uzabwirwa amakuru wifuza kumenya ariyo. Naho iby'imisanzu ni ibisanzwe, no gutabara abaturage badafite ubarengera, tituzanabyinuwe duse nk'abananiwe, kuko dushobora kuba ari twe community yonyine ku isi ishobora kumara ino myaka nta gufasha bw'imiryango mpuzamahanga tubonye. Birashoboka ko ari twe twenyine. Ni ukwimenya, ni ukwigira, ntihazabe n'impamvu zituma abantu batekereza kuko bahina ukuboko. Nitwe duhari, tugomba kwiyubaka, tukubaka bene wacu, kandi birashoboka mu myaka 8 ishize. Nibi rero turiho dukora, ni umwe mu misanzu: gutakira utabasha gutaka, kuvugira utabasha kuvuga. Ibi nabyo ni umwe mu misanzu tugomba gukora, kuko nta muntu twumva, ariko tugomba gukomeza kuvuga kugeza batwumvishije. Murakoze. Urakoze bwana Perezida Clement. Ikindi nshobora kunganira ku muvandimwe kuri ico gitekerezo wari uvuze, yewe ubuyobozi buri transparence, kandi no mu gihe n'uyu muvandimwe k'umunyamuhana runaka bifuza no kumva ubuyobozi runaka, bazaba batumira. Dufite abayobozi bacu bari hano ba mobilisation n'abandi, barabandikira nk'umuhana bakaza ari nayo makuru. Nimba wumva yuko abaturage bawe aho bari badafite amakuru ahagije, mu by'ukuri umuryango wacu w'amahoro uba uri tayari kubasubiza, bakabatumira abantu bakaza bakabaganiriza. Nicyo kabisa bizera ko avuze ibintu cyahari bwana Perezida Clement, kuko umuryango w'amahoro aho abaturage babifuza kubaganiriza ku bikorwa by'iwacu baba bari tayari kuhagera. Murakoze. Bijabo wakomeza n'abandi. Sinzi Perezida nawe nimba hari ico yakongeraho, kibaye ntaco dufata abandi, kandi tubitse ko turi kwana ku musozo. Abantu baze kuba bagufi byibuze umunota umwe kugira ngo tuze kwegera dusoreza. Perezida hari ico wongeraho? Ndagira ngo mugenzi wanje Vice President bisasobanije neza, ariko ico nakongeraho gatoya ni ukugira ngo mu bihe ngibi turimo, abantu bagomba nyine gusa ngaho bareka gushakisha excuse yo kuvuga ngo bakeneye amakuru. Sinzi ukuntu umuntu yobaho umunyamurenge muri kino gihe ataza amakuru y'iwacu hariya. Twese tuba dufite abantu bacu bari hariya, turaganira, kandi amakuru yonyine nsiyo yotuma umuntu yanga gufata cyangwa se yumva ngaho byomunanira kuja mu muhanda ngo yamagane ikintu bitahabona. Amakuru structure yuko dukoramo nk'umuryango irahari, dukora amadesante mu migi, dufite abayobozi bacu baturepresenta mu state no mu migi, n'amatelefone yacu arahari. Kuba bafite bashaka kumenya amakuru yandi bo batanyuzwe nayo bababwiye. Ariko rwose tugomba kwishiramo kuvuga ngo no, mu gihe cyo gutabariza ubwoko, mu gihe cyo kugira ngo dukire icyo dukora, tugomba gushakisha ibintu byavuga ngo nta makuru dufite cyangwa ntacyo batubwiye. Kino kintu tugomba kugifata nk'ikintu cyacu. Buri muntu agomba kwijya appropriate. Kuvugira ubwoko ntugomba gutegereza ngo bakubwire ngo uje kubikuvugira. Tugomba gutegereza ngo abantu bagire ikintu kugira ngo kivugiremo.
kino kintu uno mutwaro wo kuvugira ubwoko ufite mu mutima wawe woza unabikora ubuyobozi butanabukubwiye. Ni ikintu tugomba kwishiramo, ni commitment tugomba kugira kugira ngo bizaza zoroha n'igihe havuze nk'ijambo tukabona tuje gukora manifestation cyangwa dukora ikintu, bizaza zoroha cyane abantu kubikora kubera ko ikibazo bakigize personnel baki appropriate kandi bazabikiraho neza. Murakoze. bijabo one mboneraho n'umwanya wo kwiyegereza umuyobozi w'urubyiruko bwana Obedi, kandi tuza kuvuga yuko urubyiruko niko kazoza niyo future yacu y'uno muryango. Bwana Obedi, Perezida Obedi n'utaka uhuguca ubonye umwanya kabisa uze gutanga message, kuko abenshi n'ibi bikorwa tukakora z'amapetisiyo z'amamanifestation n'ibindi abavyeyi baziyambaza urubyiruko, kandi uri umuyobozi wabo. Nuza kubona umwanya kabisa turaza kuguhereza umwanya ube wagira ijambo watanga. Bijabo ngakomeza muyobora ibiganiro. Murakoze cyane. Urakoze. Amadou ndabona yazamuye ikiganza, imanza yabonetse. Gabiro nawe niba yabonetse, nibo bari bazamutse imbere. Babaye bataraboneka turahita dufata Auguste nimba ntibesha. Hope mu bijabo muranumva? Turakumva. Murakoze. Ndasa n'ubohotse kandi nanjye ntabwo ndi butinde. Usibye ko Amadou turi benshi hano ntawe uri kumenya ngo ninde. Muzoshireho 10 1 2 3 kubera kuko bangana kibiragira. Ijambo rya mbere ndabashimira mwe mwafunguye iyi space host n'abakohoste. Ndashimira abayobozi bacu bo muri MPA baje kuduha ikiganiro, kudushishikariza kwitabira igikorwa cyateguwe gihari. Murakoze cyane mwese. Irya kabiri, ndamagana leta y'u Burundi. Hari umuntu wabivuze numva nanjye twadusa n'abahuje. Iyi leta iri kutwica ifite ideology y'abahutu yo kurimbura abatutsi. Ibyo mvuga ntabwo ari uko naza abahutu, ariko ideology bafite niyo ngiyo. Sinibwira ko uyu munsi nkibaje kuba hari bagazari i Burundi ko yari kuza gufatikanya n'abakongomani bashaka kurimbura abantu ko ari abatutsi. Sinibwira ko bari no kumutungana baja kumuhayaringa ngo aze akore buriya bwicanyi. Bari abarundi babaye hayati bari ku kazi, bari ku murimo, barabihemberwa kandi bakabihemberwa banabyifuza biri no mu mitima yabo. Ndabihamagana rwose, ndifatikanya n'abandi twese hano turi kubamagana. Ijambo rya kabiri, mfite ikibazo mbaza abayobozi bacu, haba perezida na vice perezida. Ubu bwicanyi buri kudukorerwa barabuduteguriye, barabiteguye igihe kirekire, baranabufinansa, bafata n'amastrategie kugira ngo batwice, kandi ibyo ni ibintu bigaragara. Ariko twebwe ntitwari tuzi ko biri kugenda gutyo, ntabwo twiteguye kwicwa. Ni nayo mpamvu habayeho twirwaneho yavutse kubera ko abantu batangiye kwica, baravuga ati no, reka tureke gupfa gutya gusa, duhaguruke twirwaneho. Leta ya Kongo niyo yateguye buno bwicanyi, ihayaringa abarundi n'abandi bose ndetse na bamwe muri bene wacu. Bafite ubushobozi, ni guverinema. Noneho zibaye guverinema zibiri. Murabizi ko bari mu gushora amafaranga mu bintu byinshi, mukora ikintu bakaza imbere n'amafaranga. Ese ko turi bakeya tutanafite n'ayo mafaranga ahagije, ni iyihe strategie twazakora ihoraho yatuma basi ijwi ryacu rigufi cyangwa se ritoya ryakomeza kubaho, bitari kuvuga ngo n'uyu munsi dusumbirijwe. Nubwo uyu munsi abarundi bosubirayo, sinibwira ko amahoro yaba abonetse ahagije. Toujours ubwicanyi buzakomeza bubeho, leta iracahagurutse. Niki twakora, niki dusabwa gukora kugira ngo iri jwi rihoreho kugeza umunsi wa nyuma tuzabona amahoro? Murakoze. Urakoze. Sinzi nimba bagusubiza batabandi.
Yeah, nasubiza ndagira ngo peut-être yaje muri space a little bit late ariko twari twabivuzeho nka societe civile cyangwa se nk'umuryango ukora advocacy wamagana ibikorwa byabikora hariya strategy twebwe dushoboye mu nzego dushoboye ni ukugira advocacy iri continue ni ukugira advocacy itazi stoppinga iza stoppinga ari uko amahoro yabayeho twebwe nicyo kintu twebwe nk'abayobozi ba MPA cyangwa se nk'abantu bashinzwe societe civile niyo ntwaro dufite ntabwo tuja mu bindi bintu cyangwa se mu zindi strategy zitari z'amahoro zitari za advocacy nicyo kintu dushobora gukora rero twabivuzeho mbere ntibari muri space ndagira ngo ariko twavuze ngo campaigning weapons twebwe nk'abasivilian dufite twebwe ni weapon ya advocacy hariho tools nyinshi dushobora gukoresha tugomba gukoresha kugira ngo message yacu igende igere ku bayobozi bazamakinga shock nk'izino ntambara cyangwa se zino buno bwicanyi buzastopinga kandi bugastopinga neza hariho bino tuhadu prepara n'umunsi wa none ari manifestation peaceful manifestation hakaba ibindi byinshi bijanye n'amapetition n'amatelefone tugomba guhamagara no gukora amasuivi y'ibyo twakoze tubirekera aho ngaho ngo twakoze manifestation cyangwa twanditse urwandiko tugacicika icyo kintu ni ikintu tugomba kumvaho kugira ngo nimba eforo yacu izagira icyo ibyara ni ukugira ngo komeze bikontinue tuhagarare iyo ngiyo niyo devoir yacu nka societe civile ni nayo tugomba gukora naho ibindi ntitubishinzwe kandi tugomba kubijamo twebwe tugomba gukora plaidoyer tugakora a good amakampanye meza yo kwamagana no gusaba ubutabera mu byaha bituberaho nk'uko nagusubiza perezida tukiri aho akabazo kamwe kari kabajijwe n'ubwo mwari mwabivuze hari umuntu wari unyandikiye ambaza ngo se kubera iki ngo leta y'u Burundi yonyine ngo kubera iki tutarako tuvuga DRC ndabizi mwari mwabisubije kandi twari twabivuzeho byena n'abantu binje bakereje niki wabivugaho kubera iki ngo byenda twashizeho Burundi subkilling Banyamulenge yego tenda tutavuze DRC par exemple murakoze kabisa urumva message ni imwe guverinoma kugira ngo tuvuge Burundi no munsi wa none cyane nuko leta ya Kongo iyo twayamaganye kuva kera n'ubu ngubu turakomeza kuyamagana kubera ko yafashe gahunda yo kuturimbura kuva 2017 intambara itangiye hari iwacu kugira ngo tuvuge Burundi nanone nuko Burundi bufite guverinoma yabazanye mu gihugu cyacu tuvuze Burundi tuba including Congo indirectly kubera ko niyo yabazanye mu gihugu cyacu ariko nabyo turabivuga messaging nuko abantu bashobora kubibona ukuntu ariko message ni yayindi mwe guverinoma y'u Burundi ifatikanye na DRC nibo baba dukora bino bintu ni nabo twamagana ntabwo ari kuvuga ngo twashize ku ruhande abo ngabo nabaha bareba gusa kuri angle imwe ariko angle zose ziri covered ndagira ngo murakoze Perezida Clement Mbari cyo akongeraho otherwise bakurikirana n'abandi kuri iyo case bari kwabaza ngo se kubera iki turiko tuvuga Burundi bwonyine ngo apana ngo DRC kandi turabizi ko tumaze imyaka yose tuvuga DRC n'ubundi turacakomeje ijambo ni ryawe bwana Clement Mba ari cyo akongeraho otherwise twakomeza n'abandi biragaragara ko ahuze yego reka duhite dufata hope M and then akurikirane na August umuvandimwe August yaravuze ko ari busy ariko yihuta ari mu kazi okay ahita akurikirane na hope please August ijambo ni ryawe murakoze kingi uranuha bakumva bakagira murakoze nanje n'umwanya muto singeze iminota 2 ariko twese nyine no kubashimira abagerageje abateguye space yo kwamagana abanzi bahagurukiye kuimbura no kumaraho abatutsi muri Kongo
cyane cyane abo mvuga ni bari abanyarugomo bombi, urugomo ruri hagati ya Ndayishimiye na Kisegeti, kumva yuko bashobora kuza bicara iyo bari mu masaro yabo mu mago yabo bakavugana kwica abanyamurenge no kubatsemba no kubamaraho, bakumva yuko bagomba kubigeraho uko byagenda kose, bakageraho batanabitinya kuvuga. Nimba ari umuvugizi w'Uburundi uraje baratuza sinze baza banaragura abantu nk'abariya kuvuga ngo karavuga ku rwego rw'igihugu, akaza kwemera ko bagosa abanyamurenge kubera yuko ngo bari muri ene umwanzi, icyo bita umwanzi wabari, kaho byemeye ko abasivile baraho batayoboye bagomba kwitwa bakicishwa inzara. Urwo rugomo ruri hagati y'abagabo bombi turarwamaganye ni kenshi bari abadede bashatse kwica abanyamurenge no kubamaraho guhera muri 1993 muri Byura, twebwe wacu muri Byura 94 abatabazi bahuranye n'ingabo zabo z'abadede zije gutsemba abanyamurenge no kubamaraho. Kugeza none nicyo bagikomeje gutekereza gukora, nukwamagana ziriya nkora maraso. Umuntu wavutse akavuka akarereshwa urwanga bwirwa amagambo yo kwanga abatutsi, akaba habisaziramo akaba habibyaramo n'abitoza be yuko urwango Ndayishimiye afite ntabwo ari urwango rumukomokaho ku buryo twavuga ngo arushizwemo na Kisegeti cyangwa se nani, n'urwango rw'inkomoko yuko kiragiye kuva 1993 igihe bicaga abantu abafashe izo byemezo inzego zari zihari yarazirimo ni base wabo ni ba nyirarume. Rero iyo ideologie genocide bifitemo yo kumva yuko mu karere bonyine katarimo abatutsi, tubamaganye twivuye inyuma, kumva yuko umuntu w'umujenerali muzima ufite ubwenge atekereza kuja kuvuga akavuga ngo impamvu ari ruguru ngo no kuja gukingira Uvira, gucungira Uvira umutekano, ukibaza nimba mu Minembwe ariho hegereye ibuvira kurusha Gatogota, iyo bareka kuzamuka kuvuga ngo baje mu Minembwe bakambukira ara mu Kibitoki ni Rusizi n'ahantu teri buhi bagahera Gatogota na Kamanyura ko ariho hegereye ubuvira kuruta mu Minembwe. Ubwo bashobora kuvuga ko ku nturo na Mushaki batwikaga ari ubuvira bamacungira umutekano. Ubwo buvira bwo bahuriye nabwo kuvuga ngo nibo baje kucungira umutekano. Urugomo rwabo kumva yuko batsembaho abanyamurenge bakabamaraho, bagende bitonze bareke, ntabwo ari abana bato n'abagabo bakuze, nubwo bose basa nkaho yenda ubwenge bwabo muri ku rugero rumwe, ariko bagombye kuba babwirana bagasubira mu mateka n'ahandi byagiye biba yuko nta bwoko bwahagurukiwe kumarwaho n'abandi bakageraho babigeraho, ahubwo biza kurangira bwa bwoko butsize. Kandi igihe base babigeragereje nabo bakaba babigerageza none bakaba babisaziramo, bagombye kuba barabigezeho. Iminsi yari kubiri kubabwira yuko bidashoboka, ibitekerezo by'ubwicanyi bifitemo n'amashereka bonse bagashaka ukuntu babyihana bakareka abantu bakabana mu mahoro. Nyamara kagira nze nsoreze kuri ninza gukoresha yenda terme zigize muze kunihanganira, ariko nabyita yuko nyine ari ya misi Ndayishimiye yororera. Sawa, reka nkoreshe reka mvuge gutya. Sawa, reka nkoreshe aya matungo ya Ndayishimiye na Kisegeti yororeye mu Kagara agambanira bene wabo, bakumva yuko gutabariza ubwoko nimba handitswe urwandiko rutabariza ubwoko bakaja hari bakagirwa evidence, nabo bakaza kwandika izindi nzandiko zivuguruza izitabariza ubwoko, ahubwo bakandika inzandiko zo guhamba ubwoko no kumara. Yego turabizi ko biyemeje, baravuga ngo aho kuvuga ngo babeho batyo, ahubwo bazafatwa nk'abayuda, bagafatwa nk'abayitireri, bagafatwa nk'abande na ba Baraba. Ariko nabiya bari abanyabwenge bari kuba babareba ubunyine ibihaye biserukira kubabashinze, ibihaye biba kubi basebuja babashizeho babakoramo itimu ishizwe kurwanya bene wabo. Urwo rwari urugero rwiza bagombye kwigiraho, bakamenya yuko Ndayishimiye na Kisegeti bahababuranira ubunyine wawe wica base n'abanyine icyaha yahiga, ariko agasura nabo bafite. Nubwo azaje kuvuga bakabaza ngo se ngo baravuga ngo baremwe ngo barazira ko baremwe ngo baremwe bati,
ariko iyo baza kuba basana Ndayishimiye ntaba yabasubiyemo bonyine n'uwo Kisegeti atangira kubafunga banakubitwa igitondo nijoro ntaco bakoze batatatiye ntaco babatumye gukora ngo babatenguhe bagenzi ibyo babikorana umwete ariko mbere yuko abatutsi batsindura urugomo rw'abanyarugomo abanyarugomo nibo bazabanza kuyikira bonyine nibo bazabanza kubirangiriza bonyine bo ntaho tuzahurira nabo tuzaza kugera ku ntsinzi barakuweho nabo bakorera kwica bene wabo ikindi nsorezaho no kubwira uru rwego rwateguye uru ruganiriro kongeramo intege iki si ikintu cyo kuzagitegurwa rimwe hagashira amezi yego birakorwa buri munsi hari ababihagurutsemo ibiganiro babikora buri munsi bidashobora kwira space ikiganiro kiki kitabayeho ariko kubera yuko uru rwego narwo ruhari kandi rukora kandi rufite uko rwitwa mugende mudufashe iki gikorwa muzamugitegura buri gihe zikaza kiba gusiga ihenda n'ubundi nta gihe abantu badasumbirirwe ntabwo turatuza ariko kandi kizakireka kuba rimwe byagihanuka kubera ko umwanzi we ntaretse gukora ko dushobora guhagarika gukora ngiki yego turabikora ariko n'uru rwego narwo rurakenewe guparticipa cyane bya buri munsi mu rwego rwo kwamagana ubwicanyi bw'abanyarwanda murakoze host n'abakohost Urakoze cyane Auguste reka twumve Makangata Thomas nimba adahari dufate Ndungutse wazamuye ikiganza akurikirane na Bisetsa murakoze cyane njye nitwa Ndungutse Kade mba muri Sweden sinzi niba muri kunyumva turakumva yego ngerageza gukurikira cyane amaspace mukunda gukora wenda ntabwo ko ari 100% ariko ngerageza kubikurikira uko nshoboye wenda amasaha ntahura ariko ndabikurikirana cyane hanyuma njyewe ku gitekerezo cyanjye wenda icyo nashaka kuvuga nabaye muri Congo ntabwo nabaye mu gihe kinini sinagiriye amahirwe yo kuba mu myaka y'ubukure ariko nabaye mu gihe nkiri muto cyane ndabyibuka za 2002 intambara zagiye ziba mbibona nibwo natangiye wenda kumenya ubwenge mo ko nyuma yaho mbere yaho nari nkiri muto ariko nyuma yaho naje kubona intambara zagiye ziba ubwo bankumbuye nk'ababaga mu muhana w'iwacu irundi niho nabaye babo dederi bari ba onkre abamakanika bapfuye ejo bundi babaye mu muhana w'iwacu icyo kintu cyagiye kimpa ikintu cyo gukomeza gukunda iwacu hanyuma wenda sinakomeje wenda kuhaba naramuvinze wenda njya kuba handi ataraho ndubungu ariko wenda sinumva wenda kuvuga processes nk'iyo zose hanyuma twagiye tuba mu association atandukanye cyangwa se amabituarite atandukanye duhura n'ibintu byinshi bitandukanye duhura n'abifuza ko abanyamurenge twubaka bifuza ko abanyamurenge tutubaka bose twagiye duhura nabo turwana nabyo ariko ngeze hano muri Sweden nagiye ntangira kubona realite neza y'ibintu umuntu yagiye ahura nabyo urumva yari inzira ndende n'ubu ngubu tuvugana wenda sibyo wenda guca hirya ababyeyi bacu baririye mama ni ari mu minembwe baragoswe ntashobora kumuvinga ngo wenda ajye hirya cyangwa ajye hino ashobora afite n'umukecuru arakuze ariko ntashobora kuva wenda aho bari rundo ngo wenda yamuvinga ajye n'ahandi hari igihe nyine nicara hano ngatekereza nyine nkumva umutima wenda n'uri hamwe ariko umuntu akavuga ati amaherezo bizakunda ntabwo wenda nkuze cyangwa se nshaje cyane ariko icyizere mfite nuko bizakunda hanyuma icyo nabaza wenda ndabona mwenda mwarabiteguye ni mahoro yarateguye muri Amerika ariko se ndibaza ngo muri Europe bimeze gute hari gahunda dufitiye ko icyo kintu gishobora kuba hanyuma ikindi hari ikintu wenda gikunda kugaragara hano muri Europe turagerageza gutanga imisanzu kuri kote yanjye mbara ko atari myinshi kubera ko amafaranga dutanga si menshi ariko ayo dutanga twagiye habaza nk'ibibazo ugasanga wenda banavuga ati niba dutanga amafaranga 100% hakazamo hazamo gucikamo kabiri wenda reka mbivuge gutyo abantu bamwe baravuga ati 50% ije gufasha bene wacu ije gufasha abana bagize ibibazo ije gufasha abana bari kurinda ababyeyi bacu ije gufasha abana bagize umuhate wo gufasha iyo 50% abandi bavuga ngo 15% haza kuzamo icyo kibazo cyo kuvuga ngo gucika nabyita nko gucikamo kabiri
hari abavuga ngo 15%, abavuga 50%, haza kuzamo icyo kibazo cyo gucikamo kabiri. Hanyuma ni ukuvuga ngo ikibazo cyaje kubamo twagize ibyo bibazo bimeze nko gucikamo, hanyuma na Europe ikaza ishigikira ko ba bantu ba 15% bashobora kugira gute basa n'abari kuganza. Tukibaza ati se niba dutanze wenda niba navuze komeza hari umuntu Makangata twaguhaye ijambo ntibaboneka abanza muting none uze gukurikiraho. hanyuma tukibaza ati niba tubaze wenda ndabara amafaranga ya hano, niba ufashe 5,000 ya hano wenda umuntu wafasha yakora 15% yayo, usanga ari amafaranga nta kintu atagera no ku gihumbi cya hano. komeza namumanuye yasakuje n'ongerezamo. Anesa ndunguse ibyo uri kuvuga biri kumvikana ariko bitandukanye na topic. Ndabyumva icyo nashaka kuvuga kandi kuko wabivuze then ikintu bashobora gukora impamvu nashaka kubivuga wenda sinzi. Oya, ibyo bisanzwe Europe uko mukora niki ono n'umuryango w'amahoro hano abaturage nk'abayobozi batwitabye usibye ko atari space yabo, twebwe dukora amaspace buri munsi. Twebwe icyo twakora kumwe mikoro gato ya Michael, objectif y'ino space ko turashaka gukora campaign y'ibiri ko biba iwacu. Urumva ntabwo twaje kuregera amareglement de compte y'imihana yanyu. Ibyo ari ibintu bijanye na corruption y'ibihugu twabiganira aho ngaho. Hari abantu bakorana kuko dufite umuryango gakondo, nabonye bafite n'ikiganiro ejo. Icyo kibazo wakibaza gakondo ihagarariye aya mamitualite yacu yose, ari byo dustikinga kuri naho uburyo imisanzu yanyu igomba gukora n'ibikindi twakagombye no kubimenya biri outside the topic. Bazi ikibazo warubwiye kubaza ati se muri Europe ese nabyo ibi mahoro bikora bitegwa. Ikibazo igisubizo ni yes, kuko ejo hari na space ya gakondo ikuriye amamitualite yose. Uzitabire ahubwo bazabasha kuguhereza information, bazaba bafite abayobozi ba Europe, ba Afrika, ba Amerika, bazashobora kugusobanura. Naho biriya bya details by'umusanzu n'ibiki ibingibi byaba bigiye kuja outside the topic. Ntabwo wavuze nabi ariko ntabwo biriko bivugirwa anya byari bikwiriye. Nizere ko ntagusubije nabi. Ngahe soza ikibazo cyawe washobora kubaza kubijanye n'ibi turiko tuvuga bya hano, ariko ibyo bindi byo ntabwo twashobora kubyinjiramo. Urakoze kandi turagushimiye kandi dushimiye yuko uzutanga umusanzu uri n'umunyero. Urakoze ukagira ntabwo wenda sinzi wenda nashobora kuba nafashe umwanya wenda muremure, ntabwo nta mwanya kabisa. ariko muri realite wenda icyo nashaka kuvuga hari ukuntu wenda umuntu afata umwanya sibyo kumva space runaka, ni ijwi ryanjye wenda ryumvikanye, icyo nashaka kuvuga cyumvikanye. Ahubwo ndibaza ngo nabanje kubaza icyambere ntakivuze n'ikijyanye na Europe, wenda bari kuza kunsubiza nyuma. Kandi mbivuze icyo nshaka kuvuga. Mureka soze. Icyo nshaka kuvuga sinzi wenda ushaka kunciye mu ijambo cyangwa se nagiye worusije ibyo nashaka kuvuga, ariko ijambo rya mbere nabajije ngo Europe muraduteganyiriza icyo cyari cyambere kijyanye na topic. Ariko wenda nka nuzi navuga wenda nka kuri kote yanyu nashaka kubaza ngo se niba wenda turi societe hano muri Europe cyangwa se hano muri Sweden turi abantu tuvuga 100 cyangwa 150, tukaba turi muri societe y'abantu 150 bakaba bemera ko dushobora gufasha iwacu 100 ntibafashe iwacu. Icyo numva ko nacyo cyaba ikibazo. Wenda simvuze ngo akakanya wenda kubera ko turi ku yindi topic, ariko akakanya simvuze ngo tubivugeho. Ariko nyine igitekerezo cyane n'intanze nk'umuyobozi yarari hano bafite uko bahura, nge sinzi aho bahurira, ariko ngiye kuri kote yanjye nk'umunyamuryango cyangwa se nk'umuntu utuye hano muri Sweden, ni ikibazo nari intanze. Simbivuze nk'umuntu wenda ushaka kubempoza ngo wenda duhindure topic cyangwa se biri kuvugwaho. Ikintu cya mbere nabaje ngo se hano muri Europe muraduteganyiriza iki
kuri iyo gahunda. Hanyuma ikindi cya kabiri kikavuga ati se niba abantu 150 bemeza mu bantu 150 batuye hano muri Suwede 50 niba bemeza realite 100 bakaba batemeza realite aho ni gute abo bantu 100 bahinduka bakaba 50. Ndakeka ko wenda ntagiye kure cyane ya topic. My brother nakwikije neza cyane kandi ntunumve nabi, ahubwo kurabaza abayobozi batari bo kuko ejo tuzahura n'abayobozi bakuriye bano ba Douglas, abayobozi Espoir ibintu ndungutse yavuze byumvikanye kandi wanamusubije mureke bitadutwara umwanya. ndashaka kumoriente kugira ngo ejo azabibaza ubuyobozi bwa gakondo. I'm following ndanaguhezana namba yanjye tunavugane ejo uzitabira inama spectre ya gakondo, ico kibazo bazakigusubiza kuko Perezida Douglas, perezida w'amahoro wa Peace Association hano muri USA, ntafite ijambo ryo kubwira umuyobozi wo muri Europe cyangwa wanyu wa Sweden. No, so niyo mpamvu ico kibazo cyari ciza, usibye ko cabarijwaho bitari bikwiriye. Ni muri iyo mpamvu nakubwiye ngo ejo uzaje mu nama ya gakondo, perezida wa gakondo byenda nazitabira niba uzasubiza, ntabwo ari Douglas cyangwa perezida Clement ushobora kugusubiza icyo kibazo. Ntabwo nakumvise nabi kabisa. Urakoze ndungutse turagushimiye ibintu uri kuvuga ni byiza kandi courage, gusa ico nakubwira nuko 50 bakora bararuta iryo jana ridakora. Nubaririza neza uzosanga n'iryo jana rikora ari babandi bakorera inda zabo. Mwebwe ico mugomba gukora iyo 50 muhagarare ku mukingi wanyu kandi mukora ibyo mukora mutikanga mudasubira inyuma. Turizera neza ko n'iryo jana bitewe n'uko abantu bagiye batangira muzagera kure. Mwebwe mubabaga muhagarare mushikame, iciza no guhagarara kuco mukora, naho abemeye guhemuka mureke bakomeze bahemuka. Makanga atangaho ifata umwanya kandi buri muntu afata umunota umwe cyangwa 2 afasha umwanya cyane twakenera reka abayobozi baruhuke. Akoze Cyabo makanga atanga gufunga mikro ariko tusigaje iminota 8. mwiriwe Makanga dusigaje iminota 8, hanyuma byenda ni haba yandi space yo gutarama aragira kugira ngo turibere n'abayobozi bacu babashije kutwitaba, ariko dufite iminota 8. Abantu basigaje please mwazamutse mukereje iminota 2 hanyuma tuze guhereza ba president n'abandi n'aba host n'aba co-host ijambo ryo gukurotira. Makangata ijambo ni ryawe. Ijabo wabwira Makangata ko ijambo ari giwe. Makangata uratwumva? Yes, muranyumva? Uri mu rusako ariko gerageza ahantu hatari urusako. Handi ko ndatwara ibinyabiziga wa mugabo. Ndi mu muhanda kandi zitaho no parika. Urumva gatoya gusa turabashimiye kuri iyi space mwakoze gutabariza iwacu kandi ushimira n'abayobozi bacu ba MP bari hano. Ariko mfite igitekerezo tajanye byenda n'izaza byigo no munsi, ariko byose n'ibyo gutabariza. Murabona kira gihugu cy'u Burundi cyo cyari gicumbikiye impunzi z'iwacu 1000, ariko nicyo cyafashikanye n'igihugu cyacu kuramura kuri gutwicira abacu bari rugo. Ukuvuga ngo n'impunzi zacu zihara ntago ziri safe no munsi wa none, kuko amakuru menshi dufite bari kubafunga kandi murabona kuko batangiye gufarwa abana bamwe babajana muri biriya bya Muriga Ntama. Rero kaba duhagarariye mugende mu bitekerezeho mu kwandika izandiko mukabarega muri UN muri HCR mukabakaja Geneve mukababwira ayo makuru nabo kuko n'ubundi butabarize, kuko nimba baje kutwicira iwacu nabariya bari wabo bikindi time. Rero zirampunzi hariya tuzitabariza naho binabaye n'ubwo bushobozi bunabonetse zikakorerwa darikazasiyo zikaja no mu bindi bihugu bituranye biri safe. Rero ico kibazo naco mu gitekerezo kuko abantu bacu bari i Burundi ntabwo bakiri safe. Murakoze. Yes, urakoze cyane Makangata. Alex uratwumva? Ndabumva. Jamani njya. Mwakoze kuri iyi space nizemo gakeya ariko nabashe kumva bimwe by'ingenzi
turabashimira rero mu mwiteguye so kubera ko muvuze ngo dukoresha iminota ibiri reka mbe straight kuri point yanjye nashaka kubaza abayobozi ko turi gutegura nyine imyigaragambyo ariko numvise ko hariho na gahunda ya urabona iyi turimo yo kugira amasiteti yose ntarabasha no kukwemererwa kugira ngo abe yabona icyemezo cy'abayobozi b'aho batuye kugira ngo baje kubikora ariko hakaba hari gahunda n'ubundi yari twabwiwe n'ubuyobozi bari gutegura ya petition kandi gukora petition ntabwo bisaba ko ari n'abanyamurenge gusa kuko ni campaign ikorwa n'abantu bose babyumva cyangwa se bashigikiye cause ya manifestation so mbona bitwara umwanya munini mugihe rero turi muri iyi gahunda ntekereza ko iyo gahunda ari yagombye kubanza mbere sinzi ko babipanze n'icyo bagira ngo numve kugira ngo iyo campaign ikomeze ikorwe abantu bakomeze bakore subscription kuri ya ntuza kugira ngo dukomeze raising umubare twifuza raising sinzi icyo babitekerezaho cyangwa se gahunda bafite numvaga njyewe byakagombye gutangira ubu ngubu mu gihe turi muri process tuzaje kurangiza gahunda ya campaign niyo ngiyo nayo imaze kwenda kuricinga ku mubare twifuza kugira ngo byose birangire ijabo mfite suggestion abavandimwe kuko ikibazo kirihuta kandi kirumvikana cantuze nimba twakumva abandi bari bakurikiye hanyuma kuko tugiye kuja ku musozo perezida n'abandi zenda bari ahangaha bashobora kuvuga ijambo ryanyu ubitekereza gute bwana ko hose jabo okay bika ico gisubizo cyawe kiraza gusubizwa reka numve Dr. Rabiot iminota 2 hanyuma zenda perezida nimba hari undi twarenganye hanyuma tuza kugira Dr. Rabiot ijambo ni ryawe ndabasuje Espoir na Mubijabo n'abandi bose ndasuza ubuyobozi bwacu bwa MPA perezida na vice ndetse n'ubundi buyobozi bwose buraha tunabashimira ku bikorwa byiza mukomeje kutugaragariza nk'abayoboke muyoboye hanyuma icyo nashakaga kuvuga n'ubundi ni ukwamagana dukomeze kwamagane Uburundi ndetse na regime ya Kinshasa mu bwicanyi cyangwa se mu mugambi mubi bafite uwo wa genocide ndetse batangije by'ukuri ntacyo twakora usibye kubyamagana ndetse no kubirwanya sinzi uwabivuze neza kare aravuga ngo haba ku ntambara ntabwo tubatinye usibye ko ibo baje umugambi wabo ari ukwica no kurimbura baje no kwica ababyeyi abamama abana bato abasaza ntibatora uko bica n'ubareka rero iyo ni genocide tugomba kwamagana nimba bashaka AFC cyangwa se bashaka M23 MRDP nibagende bayisangire baje kurwana nayo ariko bave mu baturage be kwica abana n'ababyeyi dufite ingero zabo bishe abaniya cyangwa se abahakana ubwicanyi turi gukorerwa ejo bundi mu minsi ishize hari abasore babiri bakubiswe umwe arapfa undi yabaye ikimuga kandi bakubiswe n'aba barundi urikumva ariko dufite abantu hano babihakana Dr. Rabiot n'abana bacu kuri Nyamara uwo bishe n'umuhungu wa Mugenza w'abanyazinshi bahari Nyamikeri iyo tuvuga abantu tuzi twabanye n'aba childhood friend niwe abarundi bakubise baramwica urakoze komeza ukagira ugeze no ku musozo hanyuma tugomba kubitabariza umuryango mpuzamahanga abashinzwe imiryango itabara imbabare ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa se bw'ikiremwa muntu abo bose turabatabariza kugira ngo bahagarike iyi genocide iri bien préparée par
le régime de Kinshasa et Burundi ni ukuri kugira ngo abavandimwe babone ubutabera. Tugomba kubaho cyo kimwe n'undi muntu uwo ari we wese, tudahutazwa ngo bagendeye ku isura cyangwa se uko twaremwe, kuko ntawahisemo uko aremwa wese, haba gisege tufite ririya zuru cyangwa se ariya matama, haba nanje, twese ntawahisemo uko tuvuka dusa, twaremwe Imana. Rero nta mpamvu yo kwica. Rero ibyo by'ukuri turabyamaganye. President Ndayishimiye Evariste nta mpamvu yo kuzamura abasirikare ngo baje kwica abaturage. By'ukuri abavuga ko baje kuturindira umutekano barishwe, twaratwikiwe, twagize gute, bari he? Ubu nyine twirwaneyo yafashe akarere k'iwacu irakigarurira, igarura amahoro iwacu, nibwo batangiye gutekereza ngo baze kudushakira umutekano kandi tuwufite. Rero asubize ingabo ze, ye gutuma abantu bapfa bazira akarengane. Rero murakoze cyane Espoir. Ikindi kandi ni ubusabe nanone, murabona ko twashize ino foto ya hashtag kuri profile zacu, si uko tutari tuzikunze, ariko ni ukugira ngo dukomeze twamagane ibikorwa bibi leta ya Kinshasa ifatikanyije na leta y'u Burundi mu kutugirira nabi. Abantu bagerageze babisakaze, turi postinge cyangwa se dupostinge iyi hashtag kugira ngo igere kure, abantu bakomeze bayibone. Murakoze cyane Espoir. Urakoze Dr. Rabiot, kandi umwana wanyu uri umwe mu mihana ituyemwo abanyamurenge benshi, kandi muri abantu baba activiste. Mukomeze mukore cyane uko mushoboye kugira ngo iyi message isohoke. Tegeje umuntu umwe gusa. Hano Kenta bahagaze neza, Kenta kinisawa cyane. Urakoze cyane. Hasigaje umuntu umwe, Amadou. Ni Idubu yahoze hano kuva kare, noneho wenda tugatamara. Idubu, ya. Hanyuma nimba perezida ari ijambo ya nyuma, tugiye kugera ku musozo kabisa, turaza kwiyongera byenda iminota itarenze 6. Saa 3:10 z'amasaha ya jano ya Chicago tuzaba dusoje. Twiyongereye indi minota 10. Murakoze. Idubu uratwumva? Idubu King ndabongeye, nimba twumva afungura mikoro. Okay, hari Amadubu. Twari twavuze, ariko nukongera kubashimira ku bikorwa cyiza mwakoze no gushishikariza abantu. Ndabizi ko abayobozi bari bubikore, ni mu nshingano zabo, ariko natwe tubirafashije nta makosa twaba dukoze. Mureke uriya munsi wo kuzaja kwamagana buriya bwicanyi turi gukorerwa na leta y'u Burundi ifatikanyije na leta yacu ya Kongo, twese tuzigomwe uriya munsi. Bazavuga ngo umunsi umwe ntuzuboza inyama. Paycheck y'umunsi umwe ntizatuma dukena, ariko mureke tuzahaguruke twese, abantu bose, abakuru n'abato, abamama n'abapapa, abana batoya, twese tuzahaguruke nka kuri mu Minembwe babikoze. Amadrone bari hejuru, twebwe nta drone zabiri hejuru yacu, dufite n'ubushobozi bwo kuzagura n'ibiryo n'amazi n'ibiki nyuma yaho. Ariko abari babuze umunyu, abari muri security barabikoze. Mureke twifatikanye nabo, ntihakagire uzabura. Muri twebwe tuzatuza hano, duhaguruke dushishikariza abantu bose kugira ngo uriya munsi tuzaboneke. Bose murakoze, nongeye kubashimira kuri iki gikorwa cyiza. Nongera kandi kwamagana leta y'abajenosideri y'abarundi bari kuzamura ubwicanyi. Murakoze. Urakoze cyane. Hari umuntu warumbwiye ngo se ngo muri Gatama ngo ari kuvuga ngo bagomba kugira iwacu ukagaza, kandi harabayeho guhera iwabo, guhera pere kuyihe mihana y'abanyamurenge. Imihana irenga 340 n'ingahe yasenywe, iratwikwa, abantu baricwa. Iwacu nubwo yifuriza ko ho bagaza, nagaza haracariho abantu. Iwacu
80% cyangwa 90% y'amavirage yacu yaratwitswe. So yari ko yifuza ibyahabaye. Bijamo ngira ngo tugeze ku musozo twahereza perezida nimba ari ijambo rya nyuma, kandi undi bayumutima turabashimiye bwana perezida kuba mwabashije kutwitaba. Twebwe turaba simple activiste, tuba hano ku mihanda buri munsi, niko baza bahita ngo ku mihanda. Tuza tugerageza gutanga update n'abavandimwe bavuze ko badafite amakuru. Tuza tugerageza buri mugoroba guhanana amakuru zabaye iwacu, ibizakogwa. Hazagera n'igihe abantu bakavuga ngo niki twakora. Nashimira n'abaturanyi bacu, hari n'abandi bavandimwe bazavuga ngo yeme nimuduhereze icyo twafasha, bakagira n'icyo batanga, kandi tuzatumakinga sure yuko twabiripoti. So perezida, twatewe iteka kuba watujohereze kuri uno mugoroba, ariko ikintu tugomba kwemezanya ni uko turi gukorerwa jenoside. Ntabwo twakagombye gusa kuvuga ngo Burundi stop killing us. Burundi is committing a genocide. Kublockinga aid humanitarian, imiti kamara iminsi 40 n'ingahe igasuzuma, iyo ni act ya genocide itself, bidasaba gusa no kwica n'umuntu. Noneho bari kwica abantu. Jewe iwacu ntihari aminembwe koronoro, avuganye n'abantu mu kanya bari traumatize. Ziriya ndege ziraza Sukhoi, amabombe zariko zitera, urusaku rwazo birababaje. Perezida, ijambo ni ryawe, utange n'ihumure kandi utange n'iriya message yo kuvuga yuko abantu tugomba guhaguruka tukavuga. Niyo weapon dufite uyu munsi, kandi tugomba gukora n'ibindi bidusaba. Niyo aid humanitarian wuvishije amasuggestion yatanzwe muri izo, nuko agomba kubaho GoFund y'umuryango w'Amahoro Peace Association. Umuryango urazwi, uzwi n'ibikorwa ukora bya aid humanitarian. Buri mugoroba ubwo tuzaza dutarama n'aba bavandimwe bo muri ibi bihugu bazaza basinya amapetisiyo, ugomba gutanga kuri GoFund nawe azabikora, bitazaza bica byenda mu maboko yacu n'abandi. Murakoze perezida, ijambo ni ryawe rya nyuma ryo gusoza space. Murakoze kabisa, murakoze Espoir, murakoze Bijabo n'aba-co-host n'aba-host mwagize kino kiganiro. Abaparticipe mu bitekerezo turabashimiye, abaje muri space kumva amakuru no kumva programme turabashimiye. Ijambo novuga ndagira ngo wari wakoze summary y'ibyo twavuze byose, ariko mureke dufocusinge cyane kuri act dufite iyi ngiyi yo gukora manifestation. Kandi iyo manifestation tunasaba abantu kugenda bafite ide imwe, igomba kuba ari peaceful manifestation, peaceful march. Niyo dushaka disorder, dushaka ibindi. Tuzagende mu mahoro, tuvuge message yacu mu mahoro, twerekane akarengane tukavuge mu mahoro. Iyo niyo message ya mbere twatanga ku baturage bacu. Icya kabiri ni ukuba focus. Ndabizi ko ejo muzabona bano bene wacu batangiye gushaka kubaderale, kubarakaza, kuzana ibintu byo kugira ngo bace intege, kugira ngo ntimuje kuri objective yo kuja gukora iyo match. Gose abantu bagomba kuba focused. Tuzatureba ibyo tuhadukora, tuzatureba impamvu tuhatunabikora, aribyo dushira imbere. Naho ibyo abandi bagenda bavuga bashaka kuderaya message yacu, tuzaza tubabagana kuko twamagana n'abandi bose. Ikindi no kumakinga sure ko gahunda ikurikizwa mu state yose aho duhuriyeho. Mwese muri abambasaderi, mugende mukore ibindi biganiro nk'ibi ngibi mu mihana yanyu, mugende muganirize, mube hafi abayobozi banyu kugira ngo iyo gahunda nayo muzayikore mu state yanyu neza cyane. Ikindi ni ugukangurira urubyiruko rwacu, aba youth yacu. Nandabonye perezida Obedi yari hano. Hagomba kuba sensibilisation y'abasore, kandi abasore nizo mbaraga zacu, bafite izindi energy bakoresha, especially kuri social media,
especially kuri internet n'ibindi bagomba kuba active ntibabe passive cyane ngo bareke agenda cyangwa se ngo bareke propaganda zibe propage kuri internet kandi bahari. You have to be active ukamenya icyo uhawugwanira ku neza ubuzi ibyo uhawugwanira nk'ari ibintu biri just mukaba vocal mukaba participant ntimube passive ngo amakuru cyangwa se ibikorwa biza bigenda bibacika. Urubyiruko rwacu rwose muzuke mube active kuri social media, mube active mu mihana yanyu kandi mwige muje ku mashuri mwige neza mutangire mu participe mu bikorwa bya administration yo kuma ya niveau locale yanyu. Iyo message tuzaguma tuyivuge n'amastate tuzavizitamo tuzatugenda tukangurira abasore bacu kwiga gukora mu nzego locale kugira ngo bazaza bafasha muri za decision making z'aba lawmakers mu state zabo. Cyo ni message tuzakontinua gukora nyuma y'iza manifestation rwose. Ariko muri byo dukora byose twatangiye umwe tuvuga ngo bino bintu bizashira, bino ntamara zashira umunsi umwe, amahoro azagaruka iwacu, kiriya gihugu cyacu tuzacubaka kandi tuzabanamo n'amoko yose ari hariya mu mahoro. Ariko mbere ngo tugeraho tugomba gukora kandi tugomba kugira energy, tukagira discipline, tukava mu bintu by'amatiku yo hanze, tukaba disciplined kuri message yo kubaka iwacu no kugwanira iwacu. Murakoze cyane, turabashimiye, dushimiye abantu bose baparticipe muri no nama muri no space. Imana ibayimugisha kandi mukomereza aho ngaho. Murakoze cyane. Mu bijabo hari ijambo rya nyuma wakongeraho? Murakoze. Wenda reka natwe dushimire n'abayobozi babashije kutwitaba uyu mugoroba, ntabwo ari ibisanzwe. Turagushimiye cyane Espoir ku mwanya wawe ufashe kugira ngo hosting space. Ntabwo biba byoroshye muri iki gihugu, abantu baba bavuye mu mirimo barushe. Turagushimiye cyane, dushimira na Perezida Douglas, ariko kubw'umwihariko baravuga ngo zitukwamo inkuru. Ubwo twebwe twafashe uyu mukingi wo kwamagana ndetse no gukangurira abantu kundi iwacu, gutabara iwacu. Twebwe abari hano cyane kuri media tugomba kuba ba mbere kugira ngo n'abandi baza batureberaho, ariko bitavuze ko n'undi wari wese ibi bintu bitamureba. Dusoza reka nanone twongere tubakangurira space hari ejo, hariho space izaba ihuza n'ubundi community zacu ziberwa muri gakondo. Amasaha washyira hano hejuru abantu bakayibona bijabo. Reka mbikore hejuru bikurikirane kugira ngo ejo tuzayitabire n'umuryango wacu wa gakondo Kagiringa. Komeza. Yes, ubwo ngubwo izaba ejo masaha ya n'atari amasaha sinzi nimba bashizeho je kuba ni 20 amasaha yo Minembwe ndagira ngo saa 2 amasaha yo Minembwe. Ubwo ngubwo ejo mwese muzitabe. Mwumvishe ko hariho n'abantu bavuye ku migabane itandukanye bafite ibibazo bitandukanye. Ejo muzoze, usibye ko atari space izabije kuvuga ibibazo bya community cyane, ahubwo izabe igendereye n'ubundi kwamagana ubwicanyi burimo gukorerwa abanyamurenge. Nanone murabona link twashize hejuru y'amahoro. Iyo abantu bandika ntabwo ari ukwandika gusa bisanzwe, ahubwo tugomba kuza tubisakaza, tugakora retweet, tugakora share kugira ngo message y'abayobozi baba batanze igere kure. Murakoze cyane Espoir. Hanyuma hari igitaramo mu kandi kanya Radio tagiye gufungura space. Barabizi ko twebwe ni 24/7, hagiye kuba space mu wundi mwanya, ariko ngiye kuvuga ni ijambo ijabo. Hagiye kuba space yo kuvuga uburyo Ndayishimiye yakubiswe na mugenzi we Kinshasa. Ubwo ntabwo tugiye gufunga, mu wundi mwanya mudukurikira hariya hirya kwa Radio. Murakoze cyane Espoir. Urakoze, turabashimiye abantu bose mwabashije kwitabira ino space. Mu by'ukuri leta y'u Burundi kuko perezida bivuze bagaragaje yuko bari kubakora ibihisha yuko bari kubadukorera genocide,
kandi abenshi muri abo bari kubakorera iyo jenoside ni abacikacumu ba Gatumba. Ibara bamwe muri abo banyamurenge leta y'u Burundi iri ibombarde n'abaresikati ba Gatumba basubiye ruguru, abandi ni abavyeyi babo, abandi ni abagitegereje iyo justice kugira ngo leta y'u Burundi iduhereze justice. Turashimiye ubuyobozi bwacu bwa MPA, abantu bamwe babashije kwitaba, surtout president na vice president bari kumwe n'abandi bamambure babo, bamwe batabashije kuzamuka. Mu by'ukuri turabashimiye kandi dushimiye buri muntu wese wabashije kuzamuka akaba yagira icyo avuga, niriye terme bazakoresha. Ibi ni ibintu bigomba guhoraho kuko perezida bivuze, tukazaza duhora gukora ku ma emergency, nituzaza dukora protest, nituzaza twandika urwandiko, tuzadukora follow up kwibaza ati se bigeze hehe. Sawa, murakoze, ngire ijoro ryiza. Abasaza muje kuruhuka, abasore bafite aho bagiye kuja gutaramira kwa Dr. Rabiot. Ijoro ryiza.